Maro neza mukomere ndabasuhuje. Reka tuganire akantu gatoya. Iyi video ni iy'abantu babaye, abantu badafite aho baba, abantu bakodesha mu mujyi wa Kigali, ubuzima bwacanze, abantu b'impunzi bibaza uko se mu Rwanda tuzageraho gute, tuzaba hehe? Mbese hari ibibazo ndeba ku giti cyanjye nkavuga ati sinzi uburyo nabikemuramo ariko nkabishyira muri ya kategori yitwa ngo iyo umubyeyi ibibazo bimunaniye abiraga abana be. Ubwo niko tugomba kubikemura ibibazo nk'ibi ngibi ubutegetsi bwacu bushaka guteza. Urabona ko dufite n'ikibazo cyo gusenya abaturage igihe cyose, iminsi yose, ngo ubutaka buke, amanegeka, mbese abaturage bari kubasenyera, ubutaka buri guhenda. Dufite igihugu kidatuwe n'abantu, sinzi ahantu kuki dufite ubutaka bwinshi cyane kurusha aho abaturage baba. Ukibaza wenda ati n'umusaruro, wenda twavuga ati ni umusaruro, ariko ibivamo si ibihingwa ko mbona bihenda ku isoko. Ibikorwa byose bihenda ku isoko. Wakibaza se kubera iki? Ni iki gituma dufite ubutaka bwinshi bwagombye kuba bubyara umusaruro, ariko tukaba dufite ku isoko ry'umurimo, isoko ry'ibicuruzwa, isoko iryo ari ryo ryose, ubuzima bukaba bukomeye. Ikibazo cya mbere, reka tucyandike, sibyo? Nabonye gifite akamaro. I think people barabikunda, sibyo? Video yanjye ifashe abantu ubukode, abantu kagari ku bukode, abantu bakodesha, okay? Ino video nanone ifasha abantu b'impunzi, abantu twakita abakene muri rusange. Ubukene, impunzi, kode, ubukene, mbese ni ibibazo byose tukibaza, tubona bifite ikibazo, tubona byagombye kuba bifite ibisubizo, ariko ntabwo dushobora kubona igisubizo. Okay. Reka duhere ku mpunzi, sibyo? Uko imigabane ari ngahe? Wera tuvuge umugabane wa Afurika. Reka tuyihindure ibara. Mbese ubukode, impunzi, ubukene, tuvuge ku mugabane wa Afurika. Nyine muri Congo dufite abanyarwanda bangana gute? Congo yonyine dufite abanyarwanda bangana gute? Miliyoni. Ndikumva reka tubagire bakeya, wenda tubagire bakeya koko. Tuvuge umugabane wa Afurika wonyine nibura hari nka miliyoni 3. Yeah. Okay. Nibura ni 300, yeah. Nibura Afurika yose nibura byenze bikunzemo miliyoni 3. Muri Congo, mu Bugande abanyarwanda benshi, mu Burundi abanyarwanda benshi, muri Tanzania abanyarwanda benshi, muri Congo abanyarwanda benshi, muri Mozambique abanyarwanda benshi, muri Zambia abanyarwanda ni benshi, muri Eswatini abanyarwanda ni benshi, South Africa abanyarwanda benshi, hese Gabon, Cote d'Ivoire, Cameroon, Senegal, abanyarwanda ni benshi cyane, barenga miliyoni, reka tuba miliyoni 3. Ya kabiri tugende muri Europe, wenda maybe Europe, Europe, wow. Nyine hano muri Pologne wenda usanga impunzi ntabwo ari nyinshi, ariko abaturage bake barahari. Hari ababa muri Varsovie, Łódź, Poznan, bakaba muri Krakow, Wrocław, barahari benshi cyane. Tujye mu Bufaransa benshi cyane, mu Bubiligi benshi cyane, mu Bwongereza benshi cyane. Nibura tuvuge wenda nk'ibihumbi 500 bashobora kuba banarenga, simbizi. Finland ni benshi cyane. Abahaba no bise abava mu kindi gihugu bita abakongomani, ariko abanyarwanda. Abahaba bita abarundi, ariko abanyarwanda ni benshi. Katore ko ba ibihumbi tezikunze ibihumbi 600 byanze bikunze birahari. Okay, tujye ku cya gatatu, tujye ku Amerika. Ubwo ni Amerika yose, nka Amerika, Etazini, tujye ku Amerika, tujye muri Canada, tumanuke hepfo, tugire muri Amerika majyepfo, byose bikunze. Amerika nka kontina, Amerika ifite nibura n'abantu batari munsi y'ibihumbi 300.
nibura ntabwo mvuze ngo ndabizi neza, ntabwo mvuze ngo ni precision, ngo ni hari 600, ntabwo byanze bikunze umugabane wa Amerika na wose uri munsi y'ibihumbi, wenda 800, wenda 800 ni byinshi cyane, reka tuba ari ibihumbi 200, right? Mm. Okay, nta kibazo. Tujye hehe ahasigaye? ni hehe? Afurika, Europe, Amerika, Aziya. Ntabwo mvuze abantu bari mu bihugu by'Abarabu, okay? So ntabwo mvuze abantu bari mu gihugu cy'Ubushinwa, Singapore, Philippines, India. Abanyarwanda bari ahantu henshi cyane, abanyarwanda bari ahantu henshi cyane. Tuvuge Aziya, nibura tubare ko naho ibihumbi 100 bihari, maybe. Abanyarwanda ni ahantu bataba. Aziya yose, Afurika, Amerika. Ndi bari ahangaha. Come on, guys. Reba Amerika, Europe, Aziya. Nibura uramutse ubiteranyije, reka tuvuge na Australia nayo bakunda tuyibare. Okay, Australia, yeah, wenda tuvuge ko baba ibihumbi 30, 40, 50, ibihumbi 20. Australia, aho 300, 600, yeah, wenda asanga aba ibihumbi 20, right? Ibihumbi 20. So ibi ngibi ushobora kwifata ukabibara nk'ikibazo kimwe gikomeye ubutegetsi bw'u Rwanda bufite, bwose bizakemuka gute, like how in the world, okay, kino kibazo ukibare nk'aho ari mu nteko nshinga amategeko cyangwa perezida ku giti cyiwe n'umugore wiwe baza ati twagikemura gute. Niyo mpamvu wenda iyo bakabije batuvanamo umwe bakamujyana mu Rwanda akajya kubakorera, byabagira amahirwe wenda 10 bakajya kubakorera, ariko none bakabona umubare urakeye munini cyane, kandi uko bwije no kubukera. Muzarebe abanyarwanda bahora bahunga igihugu bagiye gifite abaturage bahora bahunga umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, utuse amajyepfo ahunga, mu majyaruguru, urasirazuba, n'ingendo, abanyarwanda bahora bahunga. Why? Kubera iki? Kubera ko ubuzima bwanze, ubuzima bwaraniranye. None ikibazo wakibaza abaturage ubundi baramutse batashye batura he? Like batura he? Igihugu cy'u Rwanda ni kinini cyane ku buryo abaturage bose bakibanamo, ariko none dufite ubuyobozi bwumva yuko gufata imbaraga ukazamura abaturage bituma ugomba kuyobora igihe kirekire cyane. Bitaba ibyo ngibyo, abaturage bagira bakigumura bakagucika. So urugero, ndabizi neza yuko umunsi wa FPR yavuyeho abantu bazatangira gutaha. FPR izavaho n'imisi bizagenda, kuko ntabwo abanyarwanda ntabwo baremegora babaye cyangwa bafite ibibazo byinshi cyane. Nzi neza ko igihe kizagera ibisubizo bikaboneka, ibyiza bikaboneka, tukabaho neza. Ariko abanyarwanda nk'ubu ngubu uramutse uvuga ati okay, reka ngire amatsiko ahantu ugomba kuzaba, nagiye mbitekerezeho, waba he naho. Ariko muri no video barashaka kuyitekereza ati okay, ahantu ariko nabonye bikerekanye shaka ko hari ahantu byeze bikunze ndakunze nshaka kuzaba, ishobora guta mu gihe cy'impinduka. Uretse aba bantu wenda okay, let's do this. Uretse impunzi, tuvuga ngo impunzi, yeah, dushobora no gufata abantu bafite ubukode, abantu bari impunzi, abantu b'abakene, urumva, abantu bambuye amasambu yabo, urugero. Tuvuge abantu bakora ubuhinzi. Oh my goodness, I need to check this guy. Okay, sorry. Okay, uretse impunzi, abaturage bashaka ubukene, abadafite aho baba, mbese ni benshi cyane. Igisubizo ni iki? Nemo natekereza avuga ati reka dore hano nkanga. Look guys, namwe mubitekerezeho. Niki gituma ahantu nkanga, sibyo? Ni abantu bahaba. Look at it, ni abantu bahaba. Wakibaza, ndibaza niki gituma iyi misozi iriho ubusa. Dufite miliyoni 10 mu Rwanda. Okay guys, sobanura. Tuvuge izi mpunzi ziragwa muri miliyoni 5 zirahari zibikunze. Reka tuvuge ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga yuko dufite
dufite miliyoni 14. Okay, ariko singyemera. Anyway, gusa ni statistique zabo. Okay, miliyoni 14. Yeah. Okay. Ariko bafite ubwoba yuko hari n'abandi miliyoni 5 z'impunzi z'abanyarwanda, wabita ngo ni abajenosideri, wabita ngo ni ibisambo, wabita ngo amazina yose bakunda kwita abantu, interahamwe, ibigarasha, uko wabita bose, ke turi kubara abanyarwanda, icyo bose bahuriye bano bantu bose n'abanyarwanda bagomba kuba mu gihugu kimwe. Ukibaza ese koko mu gihugu gifite miliyoni 14 wagombye kuba ufite imisozi, like iyo ubirebye uraseka ati ahantu ni ukuvuga ngo kuri ino misozi ubona ingana gutyo ntabwo abo abaturage barenga ingo 50 ntabwo zihaba. Ese ni ukubera iki? Like, bisobanura, reba iyo ujya hakurya ukareba hakuno, inzu nibura imwe, ebyiri, eshatu, ukibaza ahantu abanyarwanda baba ari miliyoni 14 mu gihugu hose, urikumva, ukagira ahantu ubona imisozi 67 nta muntu habona. Think about it, tekereza neza. Hari rero dushize mu mutwe ati mu bitekerezo we are 14 million, miliyoni 14, ubutaka ni bukeya, wenda reka tuvuge ko bavuga ngo no kugira ngo tugire umusaruro duhinge neza. Okay, ibiciro mu Rwanda bihagaze gute? Birahenda, ibintu byose birahenda. Kubera iki? Hari ikibazo cya mbere, ubutaka ntabwo bukoreshwa, cya kabiri ntabwo bashaka ko abaturage, cya gatatu abaturage sinzi hano bagiye, reba ukuntu hameze mu Rwanda. Aha ni hamwe tujya kwa kabiri, reba ahangaha asa nko kwegera wenda muri Kigali, sibyo? Nsobanurira mbwira, iyo wicaye ukareba, reba ahantu hatuye abantu, basi hari ibikorwa remezo wavuga ati birahari, ntabwo tugomba kubisigasira, birahari, urabona bihari, bitekerezo mbwira. So abantu batangiye batekereza yuko ntabwo twemera u Rwanda nk'igihugu cyacu, kuko ntabwo twemera uko ibyo dushaka, ntabwo twemera kwisanzura, ntitwemera no kubaza ikibazo gihari. Icya kabiri, abaturage b'u Rwanda bagiye hano, hagombye kuba wenda hari uturere 30 ugabanya miliyoni 14, wenda ubwo ni kangahe? Dukora imibare, gafata telefone byiwe. 14 ugabanya 30 nibura ni miliyoni 1 na nibura. Okay, I don't know. Let's do this guys. Okay, 14 miliyoni 14. Okay, ugabanyije 30 nibura hagomba kuba hari abaturage nibura 100,000, ubwo n'imiryango wenda 6,000, wenda umuryango uhaye abantu bangahe, ahantu ubona hari abaturage 100,000 bahari. So uribaza, umuntu utuye muri Kongo, umuntu utuye mu Burayi, umuntu utuye hehe, je ndi wowe, wibaza ni hehe uzaba, ni iki kintu gituma tugomba guhorana n'impinduka kugira ngo umuntu agire ukwishyura kwizana ku gihugu? Sino ntabwo iki gihugu ari cyacu, it's not, ntabwo ari cyacu. N'iki kabiri, ntabwo ibikorwa biremezo tubyemerewe. Reba na gatatu, hano tuvuye. Okay, ya rebanga, reba yuciye ukareba nibura ahantu abaturage, ariko izi nzu abantu bazize mu Rwanda hano no kubona ni inzu, imidugudu n'inzu nziza zaziri kubakwa mu buryo bugezweho, nibura ngaho barakora abaturage nibura bakiye, ariko hakurya yaho ni bangahe? Ku musozi hejuru ni bangahe bahari? Uyu ni umusozi wenda nka mu Kigali, yes, nka mu Kigali, rero kunomeze. Ukibaza abaturage b'u Rwanda bagiye he? Ese koko turi miliyoni 14? No, ntabwo turi miliyoni 14. No, we are not. Dukomeze reba guys, ibaze aha, umva, wenda ndaza gushira amaliki wenda abantu babisure, ariko nawe wibaza bati mu Rwanda ubitekereje ukareba neza, izi miliyoni 14 hano hantu hakaba hagiye imiryango ingahe? Bitekerejeho kuva hano kugenda ukagera hakurya iriya, kugera hakuno hari inzu zingahe? 1, 2, 3, 4, 5, ni ibihuru. So guys, nibura icyo tuzi neza ko nuko abanyarwanda muri Afurika miliyoni 3, abanyarwanda mu Rwanda wenda miliyoni 3 cyangwa 7, ntabwo turi miliyoni 14, nibura hari icyo tugomba gukora kugira ngo tubashe kugira amahirwe ku gihugu cyacu, tubashe kubona ibyo leta idashaka kuduhereza, sibyo? Wabisobanura gute yuko ubutaka n'abantu butuyeho, ubutaka ari ibihuru, ubutaka ukaba utabwemerewe?
kubera iki noneho wajya kuguza ubutaka urabubitse wenda ati mu myaka 3 ubuzangira akamaro bagatora itegeko rishyashya rivuga ngo abantu bose mu mujyi wa Kigali abantu bose mu Rwanda bafite ubutaka butubatseho murasabwa kubugurisha cyangwa mukabwubakaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, standard yo kubaka, urwego rwo kubaka ni urunguru, wajya ngo rwubatse ejo bakabihindura, ibyo bitemewe inkarakara bakazemera, ejo bundi bakazindura. Mbese ikintu cyose gituma abanyarwanda mu kubaka barameze gutya kigomba kujya imbere. Ukibaza ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Dukomeze. Ahantu nibura hakagiye abaturage bangana gute ubitekerejeho? Hano hakagiye imiryango nibura abaturage nibura 10,000 bato, ariko hari ubusa ahantu heza bajya kuvuga ngo harengwa insina n'ibitoki. Ibiti ntabwo byanze, ibikorwa byo ntabwo byanze, ibirwanyisuri ntabwo byanze, ariko si niko koko abanyarwanda babura ahantu baba hameze gutya. Ese yifashe umuturage akafata kangondo turamwirukanye turamusenye, kuki utavuga ati okay dore ahantu naka umusozi nguriya genda kuko ushaka ariko angaho hafi? Ntibishoboka ntabwo gubutaka ntibishoboka. Dukomeze. Nawe rero so guys murebe namwe ibaze, ese hari igisubizo yuko abanyarwanda bazabona ahantu baba? Kirahari 100%. Birashoboka ube ukodesha mu Rwanda, uba uri impunzi, uba ukennye, uba uri umuhinzi, ube icyo cyo ushaka kuba mu buzima bwawe mu Rwanda, hari igisubizo cyawe, hariho kuba hahari, ariko ntabwo tubyemerewe. Badushiramo yuko bihenda, byabuze, kandi uko bibona nibisambu ibingibi. Niyo mpamvu bibaza ngo kuki inyuma ya Kigali mbere yuko dukomeza, kubera iki inyuma ya Kigali iyo uharebye ufashe imodoka Coaster, Hiace, Yutong, Big Bus cyangwa imodoka zawe ziri privé ugatembera ukagenda, kubera iki inyuma ya Kigali utangiye kubona n'ahantu bahari? Kubera iki basenye ahantu basenye Kangondo, ejo bagiye gusenye Kagogo, basenye Kabuhunde, basenye Kadogo, basenye ejo bundi. Kuri cyo tavuga ati noneho tubahaye hamwe umusozi runaka mugene mu usure mwemere kubaka muhabe? Ntibishoboka. Wapi. Nuvuga ngo bafasha abaturage barabasenyeye ku buntu, ku mafaranga makeya, banze no kubaha abandi hantu. Nuvuga ngo abaturage barabashaka, barabahehe, barashaka ahantu baba hahandi, ababishoboye bahabe, abandi abishoboye bafungwe, barwana uburenganzira bwabo, bafungwe, kuko nta kindi kintu cyashoboka. Kubera iki? Ese ni itegeko riva hehe kugira ngo abaturage babure ubutaka? Guys, itegeko n'ahangare tuka ni ukuvuga ngo iyo uzengurutse neza ugareba u Rwanda ukuntu ruteye, usanga ibintu byose bifite ahantu bishingiye kuri centrale, ku buryo njyewe nshobora kuba ndi mu kiwenda runaka ututse ahantu runaka, bakavuga ati wowe ibintu maze kugira dufite undi mushoramari ushaka kubigura ku ngufu no ku neza, ukafata ku neza akabigure, uwiguze akaba afite connection na hejuru. Umuryango umwe mu mashami yawo gukurikirana abita ibikorwa byose, ufite aka business gateye imbere, wowe bakamwaka kagiye muri groupe y'abandi ariko muri butagaragara. Nuvuga ngo umuntu uri independent cyangwa umuntu utazwi ntashobora kugira ikintu yimarira mu Rwanda. Ntibishoboka. Dukomeze gahunda yacu. Mfite iminota mikeya. Okay, so tumaze kureba angaha nanga turarangije, ariko hare mbwira ni ibihuru hano hose, ni ibihuru. U Rwanda ni rutoya, reba kugera kuryiye. Dukomeze. Oh my goodness, reba handi ha, reba igihugu gifite 14,000,000, aba ntabwo ashaka kubabyumva. Igihugu gifite 14,000,000 nibura kuri population density abaturage bashobora kuba turabenda harimo gutya kilometero wenda imiryango 20, imiryango 40, ariko ndebe ni gute tugira ahantu hangana kuriya. Yes, kuvano kugenda ukajya hari inzu imwe, inzu ya kabiri, 3, 4, 5, inzu 10 cyangwa inzu 20 mu misozi 7. How bishoboka gute yuko kandi ufite imisozi 7 habaho inzu zitenga 70? How bisobanura kandi aka ni akarere kamwe, ni mu karere runaka. Twabonye ko dufite akarere karimo abantu 400, ariko akarere kamwe kagizwe n'abantu batarenga 100,000, 50,000. Wabyibaza abantu bagiye, abantu bajya he, cyangwa abantu bakeya ariko ntabwo bagomba kutubwira. Bakavuga ati wenda FPR bati dore 94 cyangwa 95 uko abaturage biyongera, bashaka ibyo bakora statistique bati wenda
projection uko muri 2015 bari miliyoni 11 uko bigeze 2026 kandi akabantu bakaba biyongera umubare wo gupfa uko buri hasi reka tugire miliyoni 14 babyemera ariko wazi ukareba se miliyoni 14 zibahe nazo waba n'abatora Kagame ya president niyo yafatana akabateranya kabazana akavuga ati abaturage bose 80% baje kwareba ntago abaturage barenga 20,000 cyangwa 30 cyangwa 10,000 ariko kubyo haje abaturage 100,000 100,000 sikuru bingana kize hari bituma kwibaza ntabwo twagombye kugumya kugira abaturage babaye abaturage bashaka gukora ubuhinzi bashaka gukora ubucuruzi abaturage bakodesha abaturage bahora basenyerwa reka dushobora no gusenyerwa gusenya gusenya cyangwa kwimwa okay so tushiranga yeah ntibishoboka kugira ngo abaturage bahangayike gutya abaturage bahangayike gutya tukabyemera mbese ini ya famille namvuga ati icyo gishimisha Kagame nuko yamaze kudushiramo cyo bita ngo ko ari umunyagitugu ni ukuvuga ngo niyo Kagame badahari cyangwa yapfuye cyangwa yarwaye adafite gifite imbaraga biga kadafite imbaraga kubera ko dushizemo ko izina Kagame bivuze ngo ngo musaza aragize arakomeye ni ukuvuga ngo igihugu cyagumye kikabona nta muntu kiyobora iyo byagumye gakorwa naho ahari kandi adahari kubera ko rimwe na rimwe ubwoba bwamaze kwinjira mu mitwe burubaka baragenda baratura umaze gutura umuntu abana narwo yumva yuko bari kumureba batanamureba na ninjoro mu nzu yawe amatara ajimisha ati bari kundeba bari kunyumva n'inyenyeri n'izimbeba n'aya matungo banayo ari kunyumva cyangwa imyobo mfite mu nzu iri kunyumva bikamara kujya mutwe bigatebera no bigomba guhinduka so hari ndimo gutekereza ati avantage yo kugira igihugu n'icyawe ni iyi ni ukugira ibyo igihugu gifite kandi byacu twese aba hanze abari mu gihugu twese tukabisangira kandi birashoboka okay dukomeze okay bitwabirebye yeah alright ndakeka aranga tumaze kureba okay tizande reba ahandi kirere cyiza okay oh my goodness aha dufite urugo rumwe reba urugo rumwe urugo rwa kabiri ahandi ntaki rwa gatatu ukomeje hirya reba hakurya inzu imwe ebyiri eshanu 10 inzu 10 ahantu heza ku misozi myiza ahantu hakuba ko ati ndatuye ariko wenda tuvuge ngo hari ibiti byiza birwanya bituma tugira ikirere cyiza n'imvura yes nawe byanze ase kuko ahantu hose hagombye kumera gutya ndega n'abantu bashobora kuvuga ati hano hantu runaka ntahagenewe kuba kandi hagagenewe ibiti birashoboka ariko ntabwo abaturage bagombye kubura aho babarizwa bagira ubutaka n'akantu gato bakakabura igihugu kimeze gutya so ibi ngibi ino video uretse na video igihe maze bitekerezaho navuze ati ahari hari umuntu abwira abantu ngo dukeneye gukora impinduka kumva ati wenda ariko ntabone akamaro nkawe bizamugira n'akahe no ntabwo byumvikana reba hakurya inzu ni zingana nibura ahangaha bakora abantu benshi hano bakora inzu nibura nyinshi reba ukuntu hameze hano uvuga ko hari abaturage benshi ariko hakuno imwe ebyiri eshatu eshanu hakuno ni abantu bahari inzu imwe wenda asanga ari ibibanza by'abantu nshobora kwibeshya ariko message irumvikana ngira uburyo aka ni akarere kamwe ni imisozi 20 itariho inzu zirenga zingahe 100 200 300 abaturage wenda 10,000 20 ubiteranye yose umbwire yuko dufite abaturage 14 no so abanyarwanda aho bari hose iyi video igiye ku bantu bose bari hanze bumva yuko igihugu kirahari aho kuba arahari ahubwo harakorwa iki kugira ngo ibi byose tubyisubize biragenda gute dukomeze n'ahandi oh my goodness reba n'amatungo yagize rwose ameze neza yarashishe kubera ko n'urubingo oh my god reba hakurya bara wabonye nibura ngaha hari kugenda hubakwa bakugenda hari abantu nibura baringaniye ni byiza kutagira ubucucike sibyo reba hejuru nibura abaturage aho kibaza what ahantu koko abanyarwanda babuze ahantu baba reba hakurya ubitekereje reba hano hakurya
guys, dufite ikibazo gikomeye cyane. Dufite ikibazo cy'uko igihugu cyacu badushizemo politiki yo kuvuga ngo ibi ntabwo ari ibyacu kandi ari ibyacu, bo bakabitwara. Ninde uhagarara ibibanza byose? Ninde? Niba bimeze gutyo rero, amafaranga ava mu misoro reka bayazamure, bagire gute? Imisoro y'ubutaka ni uko badafite abantu aho bakora imisoro. Aha hari hakeya, urani hakeya. Dukomeze. Reba, irebere namwe murebe, wasanga wenda ino nzu ihari kugira ngo irinde, wasanga ari umuryango ubamo, ya birashoboka, nta makuru mfite. Ariko reba, nibura ngaha munsi hari inzu zingahe? Hano hejuru reba, kubera iki tudafite ubutaka? Kubera iki ubutaka ari buhinda kandi ubutaka buhari? Kubera iki? Ni iki kibazo gihari gituma umuturage atagomba kugira amahirwe ku butaka? Ninde wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo abaturage mushakishe uburyo mubagabanya be kugira ubutaka bwinshi? Ni ukubera iki? Kuki gukinishwa bigomba guhora bihari? Kubera iki? Hari ibibazo byose ufata, what's going on? Ni iki kibazo gihari? Guys, ndebera hano muri kibaya runaka, ndebera hano hari ibiti, ishyamba, okay, hari inzu imwe ebyiri, ushobora kuba hari umuntu runaka ku giti cyiwe. Reba aha ngaha, nibura ngaha hari umudugudu, uri kubona icyo bita umudugudu? Ni ukuvuga ngo ni ukubaka inzu nyinshi zijya gusa ahantu hamwe. Nibura ngaha hari umudugudu, okay, ni byiza. Ariko si aha hakurya, aha hakuno. Reba hejuru ukuntu ameze. Okay, nibura ngaha reka tubare hano ha 11 uharebe nawe. Reba isi abato, kubera icyaha ameze gutya? Hashobora kuba hari abantu ku giti cyabo, ni byiza. Hashobora kuba hari amaterasi y'indinganire, ni beza. Ariko se ukibaza igihugu cyose kimeze gutya, why abantu baba hehe? Reba no hakurya iriya, wenda no hakurya hari inzu. Guys, okay, iyi video maze igihe ntekereza, ndayibasangije kugira namwe mubitekerezeho. Ese koko turebe like tubone ngo ibi byose birahenze mu Rwanda ariko bihari? Tuvuge ngo Nyarwanda miliyoni 14 kandi nta miliyoni 14 zihari, nazo baba hehe? 10 ziba hehe? Fata uturere 30 wenda washemo 100,000, ukubona 30 ni kangahe? Miliyoni 3 gutyo. Wenda hamwe uturere tumwe dufite ubucucike, Gasa afite ubucucike, Nyarugenge ifite ubucucike, wenda hari uturere dufite abantu bakeya. Okay, birumvikana. Ufate bare urasanga tutari miliyoni zingahe? 8, 9, 7, 3. Ya, kandi mumenye ko abanyarwanda buri munsi bahora babura irengero. Abanyarwanda barashinzwe, abanyarwanda barabimuka bajya gushakisha ubuzima hanze kubera ko ubuzima bugoye. Turavuga ati okay, hano hantu gufata naho abantu runaka bagomba kuhahinga. Okay, barahinga, ni byiza. Wow, thank you, Imana ishimwe. Ariko se ibihingwa ku isoko bimeze gute? Birahindutse, birahenze. Niba dufite ahantu duhinga, kuki ibihingwa ku isoko bihenze? Ni ukubera ko ntabwo ari aho guhinga hano hantu, no. Cyakabiri, kuki ufata abaturage kubasinyira ku buntu? Kangondo, Kibicanga, Kiyovu, ku Muhima, Gatsata, ahantu henshi twase abaturage bakabura ahantu baba, kandi ufite ahandi hantu wagombye kubareka ukajya kuba, nibura bakahatuba n'abahari. Nibura se niko dufite ikirere cyiza cya mbere mu Rwanda, bati wenda dufite ibiti byinshi cyane, dufite ntabwo tugomba kubyangiza. Yego, ni byiza. Ariko se u Rwanda ku buryo ugira ahantu hose imisozi ubusa, ufata ahantu mukaha abantu 10, 20. Imisozi ni bande? Hahingwa icyayi. Yes, icyayi ni cyiza cyane, kinjiza amadevize. Ariko amadevize afasha ikibangahe? Abafasha. Okay, turebe isoko dusohora mu Rwanda, niyo twinjiza nibe byinshi, kuki se no tuhashira inganda zigire? No guys, so nibazo byinshi munakibaza, ariko namuko bibona uburi munsi, uburi umukene, ubukodesha mu gihe Kigali, mu Rwanda hose, ubu warasenyewe, warambuye, dore ubutaka bwacu ukuntu komeze, nta kintu gihari. Ubutanze mbere ku buryo no ubundi butaka bwatwawe na FPR, ubutaka bwatwawe na bya kampani yabo ifite Inyange, ikagira Body Coffee, ikagira Isco, ikagira byose ikagira byose, Crystal Investment. Urebe uvuga ati okay, wibazeho bafata hectare n'amahectare bagashiramo uruganda rumwe rungana gutya, ariko bafite hectare wakipye zose bakazikurutira zose. So hari igihe rero ugasanga okay, abanyarwanda tugomba gutekereza ikibazo gihari kirahari. So murakoze kuri ino video, muyisangize. Hari izindi mfite mba niba ndashaka gukora, ariko nguno we have to do it. Tugomba kuvuga tukareka abantu yuko hari igihe bakubwira ngo umuntu ararenganya abantu ukabyemera, ariko n'igihe aba atagishobora kurenganya abantu ukumva ko akirenganya abantu. So bisanga ngo ufungura amaso yawe ahweze, amenye ngo ese kubyo mbona nibyo cyangwa hari ibindi ntari kubona. Ese kubera iki umuntu agira ngo atunze ikintu akakimwaka, yagira ngo atunze iki ngiki akaba nta kundi babigenza, bakabigira ngo ntabwo byemewe, yagira ngo ageze kuri iki ngiki bakamumena, bagira ngo yakanga bakamufunga. Why?
Why? Okay, thank you guys very much. Musangiza abandi ahantu hose muri mukomere, impunzi ni nyinshi cyane mukomere. Dore aho tugomba kuba ni hariya hose, ya. Ntabwo bashaka kuvuga ngo nta no kuba hari. Hari impamvu tugomba gukora revolution. Hari impamvu tugomba guharanira igihugu cyacu. FPR yibaza ati se ni gute izi miliyoni eshatu nizikanguka nzazishira he? Ni ikibazo kiri. Ikibazo ntabwo kikiri ngo bigarashano, ngo ibifobagana. Ikibazo kiri mu gihe abaturage bamenye icyo bashaka. Bizagenda gute? Ko twamaze kwitwara. Bizagenda gute? Abitwara ko tubazi. Ibi byose birazengurutse mu Rwanda, birazenguruka bikagera ahantu hamwe. Ni hose bishingiye. The first family, umuryango wa mbere, Kagame, umugore we, yeah? Abandi bashaka kubabyara, no, nta kibazo. That's niho bizingiye. Babona bigoranye, bakazana abanyamahanga bakaza kwituramo. Ariko tuzi ko ari byacu. We know that. We really know that. Thank you very much. Murakoze cyane, mugire byiza, turi kumwe. Ntabwo tuma gucika intege. Ciao.